Yesu ashimwe cyane bene data, turi ku munsi wa 25 w'ibihe byiza byo gusenga. Tubifurije ibihe byiza aho muri hose. Reka dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi. Dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana Data wa twese uhoraho, wahabwa icyubahiro kubw'ubuntu bwawe. Dukomeje kuba imbere yawe kandi twizeye tudashidikanya ko ubana natwe. Umugisha umuntu wese muri twe, umuntu wese ukomeje gutega amatwi ijambo ryawe, kandi ukuboko kwawe kwiza kw'iburyo kubane natwe, tuyoborwe nawe, dusobanukirwe ibyanditswe byera, tubihawe nawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu butumwa bw'isuko bwanditswe na Luka, ibice 2, umurongo wa 36, turasoreza ku murongo wa 40. Handitse ijambo rivuga ngo, hariho n'umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Asheri. Yari umukecuru wa kera, amaze gushyingirwa, yamaranye n'umugabo we imyaka 7, noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bose bari bategereje gucungurwa kw'i Yerusalemu. Ababyeyi ba Yesu barangije ibyategetswe n'amategeko y'Umwami Imana byose, basubira i Galilaya mu mudugudu wabo i Nazareti. Nuko uwo mwana arakura, agwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Imana itugirire neza cyane. Bibiliya iracyatwereka muri ya minsi 8. Hano hari ku munsi wa 8, ubwo Yesu yazaga mu isi ari mu ishusho y'umuntu. Igaragaza ko Mariya na Yosefu bari bakiri i Yerusalemu muri rwa rugendo babyariyemo, kandi urwo rugendo n'ubundi rwari urugendo bateguye kubera kwandikwa, twarabibonye, ariko baza gufatirwayo. Mariya arahabyarira, arahatinda. Bigeze ku munsi wa 8 rero nibwo aba bantu b'Imana bakoze ibijyanye n'amategeko, cyangwa se ibijyanye no gukiranuka. Bari bayigishijwe ko Bibiliya ivuga ko bari abakiranutsi, bagendera mu mihango n'amategeko by'Umwami Imana, kandi bari inyangamugayo. Guhera kuri Zekariya, Elizabeth, Mariya na Yosefu bari bafite iyi karite yo gukiranuka. Icyo cyatumye rero bagira umwete, twarabibonye ejo, bagira umwete wo gutwara uyu mwana hariya mu rusengero, kumukeba, kumutura Imana. Aha ngaha nkavuga ntese ndabibutsa se ababyeyi, abana, mwabatuye Uwiteka cyangwa mwarabaretse gusa bazabaho gutyo gusa, batagira icyo batinya, batagira uwo bubaha, ntacyo bikanga, batazi ko hari Imana. Ariko aba bo bajyanye umwana mu rusengero nk'uko amategeko yari ari. Noneho cyari kigeretse kuri ibyo, yari umwana udasanzwe, bari bakwiye kubikora cyane kubera amasezerano akomeye uyu mwana yari afite, guhera kuri marayika Gaburiyeli asanga Mariya, ndetse n'ubuhanuzi Elizabeth yahanuye ubwo Mariya yajyaga kumuramutsa yujujwe umwuka wera. Iby'Imana yabwiye ababyeyi ikoresheje abashumba. Imana yacu tugirire neza cyane. Ibi byose barabyegeranyije, baravuga ati turongeraho gukiranuka dusanganywe, ariko tujyane uyu mwana mu rusengero. Twaribonye ko yahuye na Simiyoni umusaza, akamusabira umugisha, bagatangazwa n'iyerekwa rya Simiyoni. Hari undi mukozi w'Imana w'umudamu noneho witwa Ana, ngo yari azwiho, cyangwa se yari yaramenyekanye ku gusenga ku manywa na nijoro. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, asenga amanywa na nijoro. Kuvuga ngo zaburi zose Ana muri icyo gihe niwe waziririmbaga mu rusengero. Noneho ngo agasenga ku manywa
na nijoro. Biratangaje cyane, uyu mubyeyi wamaranye n'umugabo gusa imyaka 7, hanyuma akamara imyaka 84 ari umupfakazi. Yari imyaka 91 yose hamwe, ariko imyaka 84 yose yayimaze ari umupfakazi, akora umurimo witwa gusenga no kuramya Imana. Byari bizwi, abantu bari babizi bati hari umuntu witwa Ana. Nk'uko n'ubu ngubu niba usenga abantu barabizi mu by'ukuri, niba ubana neza n'Imana abantu barabizi, niba Imana iba kumwe nawe abantu barabizi. Kandi ikindi kintu yari azwiho ni uko yari umuhanuzikazi. Yari umuhanuzikazi. Uvuga dukunze kugaragaza ko mu isezerano rya kera abahanuzi bahereye kuri Maraki, ndetse ko hashize imyaka 400 ngo nta yerekwa riri muri Isiraheli, ariko ikigaragara ni uko bishobora kuba bidafitanye isano na Bibiliya ibyo ivuga. Bibiliya iragaragaza ko uyu mudamu yari umuhanuzikazi, kandi ni muri icyo gihe. Imana yacu itugirire neza cyane. Yari umuhanuzikazi rero, akaba mwene Fanuweli wo mu muryango wa Asheri, kandi ibyo bintu uko ari bibiri bifitanye isano. Kuba yararamyaga Imana mu rusengero agasenga, akongeraho kuba umuhanuzi, ibyo bintu bifitanye isano, kuko ni akazi gahura, ni imirimo ihura, ni imirimo ijyana. Kuba umuhanuzikazi no kuba umunyamasengesho cyane birajyana. Imana yacu itugirire neza cyane. Wakongeraho kuramya Imana, noneho bikaba ibindi bikaba ari ibintu bitatu byiza byo gukora Imana bihuye. Noneho hakiyongeraho n'ikindi cyitwa kwiyiriza ubusa, ngo yiyiriza ubusa asenga amanywa nijoro. Imana yacu itugirire neza cyane. Mbibutse ko turi mu bihe byo gusenga twiyiriza ubusa. Iyi minsi yose tuzayimara ari uko nguko ubuzima bwacu bumeze, twingingira igihugu, twingingira itorero, twingingira abantu b'Imana ku byifuzo bitandukanye. Ni umugisha kuba hari abantu bafata umwanya wo kwiriza ubusa ku bwa bagenzi babo, bavuga ati Mana uyu ni umuha urubyaro, Mana uyu ni umugire neza. Ndahamya ntashidikanya ko Imana nyir'ijuru n'isi izagirira urwo rukundo, nuko kwicisha bugufi, ndetse nuko kwiyiriza, ndetse nuko gufata uwo mwanya wo kwingingira abandi, ikabasubiza, ikabatabara, ikavuga ati ibyo ari byo byose ku bw'ibi bihe hari ikintu ngomba gukora. Hari ibintu Imana ijya ikora kubera ko yinginzwe. Kwingingwa ni ibintu ubanza ari ibintu ikunda. Hari ibintu rero byinshi yagiye ikora kubera ko abantu bayinginze. Ndahamya rero ntashidikanya ko n'ubu hari ibintu Imana izakora kuko tuyinginze. Muri uwo mwanya rero nawe ngo araza, ngo ashima Imana, ngo avuga ibya Yesu, abibwira bose, ngo abibwira abantu bari bategereje gucungurwa kwe. Yesu aravuga ati agakiza kahageze, gucungurwa byabaye. Nuko ababyeyi barangije ibitegeko n'amategeko byose, ngo baritahira basubira i Galilaya. Ngo nuko umwana arakura agwize imbaraga n'ubwenge, kandi ngo ubuntu bw'Imana bwari muri we. Yakuze nk'abandi bana, bakurira mu rugo rwa Yosefu, abantu badafite amakuru menshi kuri we, ariko Mariya yafite, abantu batazi byinshi kuri we, ariko Yosefu abyibitseho, abantu batazi byinshi kuri we, ariko Ana yarabishyuye, baranabivuga, bazi ubwenge, bamwumvaga, urumva abanyamasengesho basengaga bamubaga hafi. Mu yandi magambo, buriya Yesu kuba yaragize abantu bamukurikira bifitanye isano n'aya mateka ye, kuko abantu bari bariho icyo gihe buriya amakuru barayahererekanyaga, bakavuga ati turiya mwana wo kwa Yosefu na Mariya muvuga, nyamara twumvise Imana imuvugaho, Simiyoni atarapfa yamuvuzeho, Ana atarapfa yamuvuzeho. Gusa isomo riri aha ngaha ngira ngo dukuremo rikomeye, ni ukwibaza ngo ese abantu twebwe batuzi kw'iki? Yewe abantu banzi kw'iki? Wowe abantu bakuziho iki? Mu myaka ubayeho abantu bakuziho iki? Bakuziho kuramya Imana, bakuziho gusenga wiyiriza ubusa, bakuziho basese gusenga, bakuziho se kuri umuhanuzi. Kugira ngo abantu bajye kuvuga ko uri umuhanuzi, ni uko ari ubuhanuzi wahanuye bugasohora, bakavuga ati yavuze ibi none byarabaye, ni umuhanuzi turamuzi. Bakuziho iki? Batuziho iki? Imana itugirire neza, tuzwiho iki?
amazina yacu yamenyekanye kuki? Imana idutabare, itugirire neza. Bamwe tuzwiho imijinya, abantu bati uriya ni umunyamujinya, kuva kera bakaba bizi ngo uri umunyamujinya kuva kera, cyangwa kuba uriya muntu uriya muntu ni igikoko, asanga abantu bose barabizi ngo umuntu ni igikoko, cyangwa bati uriya muntu ni umusambanyi wo mu rwego rwo hejuru. Hari nabo bavugiraho ingero ntavugira hano kuri kamera, ariko abantu bakaba bamuzi, bakaba turiya tumugereranye n'iki se? Ukareba itungo bamugereranya naryo, ati bagaragaza ko ari umusambanyi ruharwa, mbese akaba bizwiho ko ari umusambanyi. Ugasanga umuntu birazwi ko ari indaya ruharwa, mbese umuntu wese amenyekanira ku byo abamo, ku byo akora. Imana yacu itugirire neza cyane. Twebwe tuzwiho iki? Imana yacu itugirire neza. Ni iki abantu batuziho? Ese birashoboka yuko ubuzima bwacu bwahinduka? Nibyo, ubuzima bwacu bushobora guhinduka. Uwari Sawuli agahinduka Pawulo. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Iyo Yesu aba atari muzima, nta muntu wari Sawuli uba ushobora guhinduka Pawulo. Impamvu turimo tuvuga Yesu tukamuhamya ko ari muzima, ejo ubundi atazaba ari aniveriseri, ahubwo azaba ari umunsi wo kwibuka gusa ko yaje mu isi yambaye umubiri w'umuntu. Impamvu duhamya ko ari muzima ni uko agikiza. Indirimbo y'164 iravuga ngo Yesu ntahwema gukiza abantu, ntitugasubire mu ngeso mbi. Yesu rero aracyakiza abantu, aracyakura ba Sawuli mu bubata bw'ibyaha, akabashyira mu bubata bw'umwuka. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Turacyamuhamya. Amateka uzwiho, uko bakuzi, bishobora guhinduka. Imana yacu itugire neza cyane. Ndagira ngo mbwire ngo n'ubu haracyariho abahanuzikazi, n'ubu ngubu haracyariho abakozi b'Imana, n'ubu ngubu turacyari kukwingingira kuba mu bihe byiza byo gusenga, mu bihe byiza byo kumva ijambo ry'Imana buri munsi, kugira ngo utazatungurwa. Mariya na Yosefu bagiye kwandikwa. Ubu hagezweho kwandika, hagezweho kwiyandikisha. Icyo gihe ntabwo haragezweho kwiyandikisha, ko ntibyabujije ko bubaha Imana, bubaha amabwiriza n'amategeko yose y'ibyasabwaga. Wasanga no kwinjira mu rusengero rw'i Yerusalemu hariya, kubera iyo nkubiri yo kwandika, barababwira bagati muzane icyemeza ko mwiyandikishije. Ibyo byose kugira ngo umuntu batamwandika kabiri. Buriya barongeraga bakandika, bakavuga bati, bakamuha n'ikimenyetso kigaragaza ko yanditswe. Wasanga no kuri rusengero Abaroma bari bahari babibaza, ariko ntibaretse kubaha Imana. Icyo ni icya mbere. Bubashye Imana, umwana wabo mutura Uwiteka mu rusengero, kandi bahumvira ubuhanuzi bukomeye bw'abantu babiri bakuru b'abasaza n'abakecuru, Simiyoni ndetse na Ana, b'abakozi b'Imana bizwi neza hose. Byari bizwi neza ko ari abakozi b'Imana. Ana rero nawe ni umwe mu bavuze bati agakiza, ugucungurwa kwa Yerusalemu mwari mutegereje, dore nguku. Ngo abibwira bose, ngo abibwira abantu benshi, cyangwa se ngo abari bategereje agakiza, abibwira ngo abantu b'i Yerusalemu bose. Imana yacu itugire neza cyane. Ngo abantu bari bamuzi arabibabwira. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Uyu munsi ndagira ngo twongere dusenge twinginga Imana. Turimo turagana ku musozo w'icyumweru twahariye gusengera umwaka wa 2022. Icyumweru twahariye gusengera uyu mwaka w'Uwiteka atugirire neza, kandi turashimira Imana ko irimo kugenda iduha ihumuriza imitima yacu, itwereka yuko turi kumwe, itwereka yuko ihari, itwereka duha kandi gahenge nidukomeza kwinginga Uwiteka, kuko ashaka abahagarara mu cyuho. Ni ukuri Imana izaturengera kandi vuba, nk'uko ijambo ryayo ryatubwiye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 18 umurongo wa 1 kugera ku wa 8. Ngo ndababwira ko izazirengera kandi ndababwira ko itazazirangana. Intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Izere Uwiteka, dufatanye ibi byo gusenga mu izina rya Yesu, amen. Mana yacu, habwa icyubahiro kubw'ubuntu bwawe, bw'urukundo rwawe, no kubw'uyu mwanya uduhaye wo kuba imbere yawe. Ishimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe. Nyemerera ube mu ruhande rw'umuntu wese umva ijambo ryawe akarikunda, kandi utugirire neza, uhindure amateka yacu n'ubuhamya bwacu, kuko benshi muri twe ubuhamya bwacu bwabaye bibi, imibereho yacu yabaye mibi,
izina ryawe ryaratutswe ku bwacu, amazina twiswe ni amazina atari meza, ariko hambere aha hari abakiranutsi n'ubu barahari, bari abahanuzi bazwiho ibihe byo gusenga biyiriza ubusa, mwuka wera ari muri bo bizwi, abo ngabo nibo bahishuriwe ubwiru bw'agakiza kawe. N'uyu munsi nubwo turi mu bihe bikomeye, abari maso bakomeza gusenga biyiriza ubusa bakwegera, nibo bari buhishurirwe ubwiru bw'ubwiza bwawe. Turakwinginga rero kugira ngo natwe tube mu bahishurirwa, kandi twongeye gusengera igihugu cyacu ko wavuganye natwe ko ukeneye abantu bahagarara mu cyuho. Dore rero duhagaze mu cyuho, turambuye amaboko, turasenze kugira ngo udukirize igihugu, kandi ishimwe n'icyubahiro byawe tuzi ko uzaturengera ku bw'ubuntu bwawe. Mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri uduhagarareho mukiza. Mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri uhagarare ku itorero, utubere umurengezi, kandi ukize indwara muri twe, kuko twafashe umwanya wo kuba imbere yawe kugira ngo ukize abantu uburwayi, kandi ku bw'ubuntu bwawe cyakwinginga kugira ngo ube umurengezi, kandi usubize ibyifuzo bitandukanye twakiriye by'ababuze urubyaro, byakeneye ubutabazi butandukanye ku bw'ubuntu bwawe. Ishimwe n'icyubahiro n'ibi byawe, uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ari kumwe na Evangeliste Kabenga, kandi turakomeje kubana. Kora subscribe cyangwa se abone, kugira ngo uko dushyizeho ijambo ry'Imana ujye uribona, abantu ijambo ry'Imana baryumve. Teguza umuntu uba tugiye kuguha ijambo ry'Imana, ko nta kindi azumva, azumva ijambo ry'Imana, azumva amagambo y'ukuri dukuye hano mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, mukomeze kugira ibihe byiza. Abashaka contact ni 0788455184, ndi kuri WhatsApp. Ushobora gufatanya natwe mu bihe byo gusenga, mu isaha imwe yo gusenga. Imana ibahe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu, amen.